Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Amasomo matagatifu yo kuri uyu wa kabiri w'icyumweru cya 10 mu byumweru bisanzwe twayahinira muri iyi nteruro ihamya ko kwemera Imana bibyara umugisha. Mu isomo rya mbere twazirikanye inkuru y'umuhanuzi Eliya n'umupfakazi w'Isaraputa. Uyu mupfakazi ntabwo azwi, avugwa izina nkuko tubizi. Izina iyo ritashyizweho mu byanditswe bitagatifu mba nakishyiramo nawe ukishyiramo izina ryawe. Uyu mupfakazi ari Eliya. Turabigiraho imigenzo ibiri. Umugenzo wa mbere ni uwo kumvira, umugenzo wa kabiri ni uwo gushyira ibyiringiro byacu, gushyira icyizere muri Nyagasani. Kumvira. Umuhanuzi Eliya yasabwe kujya i Saraputa nubwo amapfa n'inzara byari byateye. Yumviye ijwi ry'Imana, yemera ko ubuhungiro ahawe bwizewe, kuko Imana ntishuka abayo, ntibeshya n'abayizera. Imana ntitugira inama zitworeka, ahubwo itugira inama zitubeshaho. Uyu mupfakazi w'Isaraputa nawe yagize kumvira, ariko bisigasiwe no gushyira icyizere cye mu Mana, maze yumva icyo umuhanuzi yamubwiraga, kuko Imana ubwayo yari yaramuteguye. Twabyumvise neza ngo i Saraputa nahateguye umupfakazi uzakugaburira, uzakubeshaho. Uyu mupfakazi rero yumviye Imana mu kumva ibyo umuhanuzi yamubwiraga, maze aragenda azana amazi, avuga n'agatsima gato arakazana, bimuviramo umugisha wo gutuma agafu kadashira n'utuvuta tudashira. Yesu akuzwe. Ahangaha muri iki gitangaza biradusaba buri wese kwibaza, ni kantu ki gatoya mfite Imana iri kunsaba ngo ngakoreshe, maze ikora ibindi bitangaza, bikaba byambangukira ko ntayumvira, ntahita nyizera, ntahita nirekurira mu biganza byayo. Ni ikibazo buri wese yakwibaza akagisubiza atibeshye. Nyamara abavandimwe, mu bihe bya none dusigaye tugwa mu umutego wo kutumvira, aho amategeko y'Imana asigaye yararemereye kurusha ngo amabuye. Dusigaye twumva rimwe na rimwe ngo ntacyo atubwiye bya cyane. Umuco mwiza, imigenzo myiza inyuranye yabeshagaho abayubahaga, bayemeraga, ngo ntabwo bikiri kuri mode n'ibindi. Bimwe muri iyo migirire harimo umugenzo wo kubaha ahandi mba ngomba gukoresha imvugo iboneye, kuvugisha umuntu. Ntabwo bisigaye bigorana umuntu ko yitondera ijambo avuga, ijambo abwira mugenzi we, ijambo abwira se umubyeyi we, abwira se umurera. Bisigaye bigorana. Kubaha kera iyo
wabonaga umuntu mukuru agiye nko kwa muganga ukabona umuntu mukuru araje uramuhagurukiraga. Urishura umuteto wabona umuntu mukuru yinjiye ukamuhagurukira. Ariko ubu ngubu abajene mu rwego rwo kutirushya kutigora rimwe na rimwe bagiraho bisobanuro ko nabo ngo babananiwe n'ibindi. Kubaha Nyagasani aransaba kubaha, ni byiza nta gisebe binca. Umugenzo wo gusuhuza abandi bo muhuye ugutambutseho ugusuhuje ukamwikirizanya umutima mwiza, ariko ujya kumva uwusuhuje yanakumva akakwihorera, cyangwa yaba agiriwe ubuntu bwo kukuvugisha akakwereka ko wibeshye, ko wamwibeshyeho. Cyo ni Kigali gusuhuza, kuramutsa umuvandimwe. Mugenzo mwiza wo gusurana kuva umuvandimwe yararembye ariko gakomeza ati turagusabira, kandi wenda ntandakuramutsa Mariya uramuturira, ariko ati Imana igutabare. Wazumva yapfuye ukanyaruka ukajyayo, uba ugiye mu cyiciro cyabo bita babakunda bapfu kurusha abazima. Yezu akuzwe. Umugenzo wo gufashanya, utwo mfite duke nadusangira n'abandi uyu munsi bakanezerwa, nadusangira n'abandi ejo bakanyurwa, bagasingiza Imana ko Nyagasani yabatabaye uwo munsi. Yezu akuzwe. Ariko igihe cya none dusigaye twumva ko ibyacu ari ibyacu twebwe twenyine, kandi twarabisanze kandi tuzabisiga. Nyagasani aradusaba gukoresha kumurekurira utu tugenzo twiza, kubaha, gusuhuza, gusurana, gufashanya, akadukoresha kugira ngo aduhe umugisha we. Ninsura wa mubyeyi wanjye urwaye arambwira ijambo rimpumuriza, ku buryo nimvayo nkumva yanapfuye nzavuga ngo yewe yaransezeye ngewe, yampaye ijambo ry'umurage. Ariko iyo nyine turi kumubwira atagihari, ngo sinari nzi ko ari ubwa nyuma wambwiraga ko warembye, bitera agahinda. Kumvira rero bitubyarira imigisha, kuko uriya ari Eliya, ari n'uriya mupfakazi baronkeye aho abandi bari baburiye, mu gihe amapfa yari ari kuburabuza ako karere, bo bari bari mu byishimo, kuko Nyagasani uwo yahahiye ntabwo aruha. Bavandimwe, kumvira biruta ibitambo, kumvira bitera amahirwe, naho abasuzugura ntabwo bagira nyina aya mahirwe. Kumvira bituma dushobora kuba umunyu w'isi n'urumuri rw'isi Yezu Kristo adusaba kuba bo mu ivanjiri. Bityo utubonye akadufataho urugero, kuko uwasizwe n'Imana arigatwa na bose. Mu buzima bwacu tujye dushishikazwa nuko abandi badufatiraho urugero, maze imigirire yacu igituma bose basingiza Imana. Yezu akuzwe. Ese muvandimwe, waba ufite umugenzo umwe cyangwa ibiri myiza
ituma abandi bakwizera cyangwa ituma bakwigana? Dusabe Nyagasani muri iki gitambo cy'Ukarisitiya kugira ngo atumurikire maze tube intajorwa mu nzira ze, inzira yo gukurikiza itegeko rye, itegeko ry'urukundo, mu nzira ye yo kuba abahamya be aho turi hose, mu mvugo no mu ngiro. Tube hafi Nyagasani maze ubuzima bwacu buryohera abandi kandi bubamurikire. Utube hafi maze tubifashwemo n'umugenzo wo kumva no kumvira ijambo ryawe, maze ubu buzima turimo budufashe gutegura ubwo tuziberamo iwawe. Nyagasani Yezu, dutera imbaraga n'umwete muri ubu buzima turimo, uturinde gushukwa n'ibi bihe, turinde kuba b'uyu munsi ab'iki gihe, ahubwo duhe kurangwa n'imico myiza n'imigenzo myiza izatuma twimika ivanjiri yawe mu buzima bwacu, maze abatubonye bose barusheho gusingiza Imana. Wowe ubaho gatiyeka iteka ryose. Amen.